nabaye umusirikare nibyo ndetse nko kuva nko muri 80 narwaniye igihugu nk'abandi bose. Icyo nishimira kuri iki gihe nyine umukobwa wanjye ngo bari mu gisirikare, umukobwa aramuzi ku social media cyane. Nshobora kuvuga uwihoreye Jean Bosco numenye aho nkubwira, ariko navuga ngo ibiryo byarananiye ukahita umenya aho ndi kukubwira. Nibyo koko wabyumvishe neza, vuze ati ibiryo byarananiye, naho undi muntu yita wumva usibye Ndibati. Ndibati akaba ari umugabo ufite umugore n'abana, ariko amaje kuba icyamamare bitewe na role akunda gukina zijyanye no kurya, aho nta handi akunda kuzigina hatari muri Papa Sava. Izi role zaje no gutuma bamwe bamugiranya nka Ngunda, ari byo bintu yatangaje yuko byamubabaje. Ati nibisanzwe uko naba ndya kose biragoye kwangiranya na Ngunda. Ngunda yararyaga cyane anahinga, kandi njya numva ngo iyi misozi tubona ni amabimba ye. None uwo mugabo waryaga inka akiyongeza indi, akarenzaho ibibindi by'inzoga n'ibindi bintu byinshi cyane. None ngewe wirira isahane yanjye yuzuye nkiyongeza indi, urinde wo kungiranya n'uwo mugabo. Uyu mugabo Ndibati yaciye uduhigo twinshi tugiye dutandukanye bitewe n'ukuntu agenda afite filimi, akaba akunzwe n'abatari bake haba mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Usibye n'ibyo, ni umwe mu bagabo bubashywe cyane, dore ko nawe yarwanye urugamba rwo kubohora igihugu. Ntibyaje kurangiriraho, dore ko bavuga ngo mwene Samusure avukana isunzu, cyangwa se ngo imfura igenda nka se. Ubu ngubu umukobwa wa Ndibati mukuru ari mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda RDF. Ese mu minsi ishize ko duherutse kumva pranka yakorewe Ndibati, aho umwana w'umukobwa yagiye mu itangazamakuru agatangaza yuko ari umukobwa wa Ndibati, maze Ndibati akabigarama cyane. Byaje kurangira gute? Dore yuko nyuma uwo mukobwa yaje kwibwira Ndibati ko yari pranka, atari byo, yarabizi neza ko Ndibati atari se. Aza kubwira Ndibati ati mfite ababyeyi banjye bombi, ndabizi neza ko utari data, ariko mbabarira, yari prank nari nateguye. Ese Ndibati yaje kubyitwara mate? Ibyo byose nibyo tugiye kukugezaho. Reka nkwisabireho utarakora subscribe, gukora subscribe, nawe amaje gukora subscribe ndagushimiye. Mbaye ikaze muri iki kiganiro. Ndeba wi ko ndeba mu ndeba mugashinyika nimushinyike mwarogeje. Ntabwo natwereye yanjye se ntabwo natwereye ari imbumbe niko mwese muranseka mwumijwe niki. Ntabwo yanjye natwereye mwebwe mukodesha imyenda. Uyu mugabo tugiye kubabwira amazina yiswe n'ababyeyi ni uwihoreye Jean Bosco. Izina Ndibati ari kumuna muri filimi ya Papa Sava. Bamwe na bamwe uzumva bamwita Theo bitewe na filimi bamuboyemo. Ubundi uyu mugabo avuga yuko atungurwa no kubona abana batoya bavuga ati ibiryo byarananiye. Ati umwana uri munsi y'imyaka 5 cyangwa se undi mwana wese turagira imyaka 10. Ati ibyo bintu biramutungura cyane. Ati yakinye utuntu twinshi cyane, ati ko karamutunguye bitewe n'ukuntu abantu bagiye baragakata bagenda bakoherezanya. Kuri Jean Bosco turi kubabwira ngo yakinye utuntu twinshi cyane, ntago yumva impamvu kari ariko kamenyekanye. Ubundi yabajijwe ikibazo kigira ati ese koko ibiryo byarakunaniye? Yaravuze ati ibiryo byarananiye. Ati iyo ndi kurya nkuramo rimwe nkumva ntago bimeze neza, bwa kabiri bwa gatatu nagira amahirwe nkabona ndabimaze. Icyo gihe yatumye abantu basigarana ikibazo kimwe. Icyo kibazo nta kindi kitari iki: ese niba byaramunaniye arya kuriya, aramutse abishoboye ari mu bihe bye byiza byo kurya yabarya gute? Icyo ngicyo ni nacyo cyatumye bamugiranya na Ngunda. Abibwiwe yuko agiranwa na Ngunda yaratunguye cyane, aravuga ati keretse ndi Kangunda gatoya, kuko Ngunda we mukuru yari urundi rwego. Ati yararyaga cyane, yari kuri rwa rwego rwo gufata ikimasa akiyongeza ikindi, abakamuhereza ibindi by'inzoga akabinywa byose akabimara, kazajya avundereza imitsima y'amasaka ndetse n'amatako y'inka abisukiranya byose abyohereza mu kanwa. Ati urwo rwego nkeka ko nta muntu warugeraho. Ndibati akaba atangaza yuko biriya byari role bari bamuhaye. Ati nta role kuri watakina ngo kiretse role idafite ubutumwa igomba kwigisha abanyarwanda, naho role yose izigisha abanyarwanda akanabasetsa, ati iyo role yose yayikina. Ndibati yabajwe ikibazo kigira ati ese kuba umusitari ntago bivuna? Yaravuze ati ntago bivuna cyane. Ati kiretse iyo ari wowe wivunnye. Ati nta yindi mpamvu ituma wivuna, ni ukubera yuko mbere yuko uba umusitari wari umuntu nk'undi wese usanzwe, nta muntu ukuzi n'ahandi hantu uzwi. Atari ko iyo ubaye umusitari ukiha guhinduka cyane,
birakuvuna bitewe n'uko nyine uba wifuje guhinduka. Ati biba byiza iyo ubaye umusitari ugakomeza ukabaho mu buzima wabagamo. Ndimbati yaje kubazwa ukuntu abana na famiye ye. Ati muri famiye yawe iyo babonye uri gukina ziriya role uri kurya cyane cyangwa se wambaye ijipo wareze inda uri kuvuga ngo baguteye inda, biriya bintu famiye bifata gute? Ndimbati yaratangaje ati famiye nibo bafana be ba mbere. Ati nibo ba mbere bamubwira ko yakinye neza bakanamutera imbaraga. Yigeze gutangaza ati nta kuntu waba ufite abafana i Burayi bamwe bakubwira turadusetsa hamwe n'abazungu tubana batubwira ati muba museka ibiki, hanyuma umuntu mubana umunsi ku munsi we abure kugushyigikira. Ati famiye nibo bafana banjye ba mbere. Ndimbati akaba atangaza yuko ari uriya wo muri filimi. Ati Jean Bosco atandukanye cyane n'uriya wo muri filimi. Ati nubwo abantu batarabyakira iyo bahuye nawe batungurwa. Ati hari igihe ajya ahura n'abantu bamubona atwaye imodoka, ati burya Ndimbati azi gutwara imodoka akabona birabatunguye. Ngo kandi Ndimbati no muri filimi iriya role akina no kugira ngo abantu bahinduke. Ati arabizi cyane ko ari ba Ndimbati b'abagabo bariho, abo ngabo no kugira ngo abahindure niyo mpamvu akina ziriya role. Naho umuntu aratandukanye cyane. Ati hari igihe ahura n'abantu bamubona atwaye imodoka bagatungurwa cyane, ariko babona inda afite bagahita bavuga ati impamvu afite iriya nda ati ni ukubera arya cyane, kandi nyamara wasanga arya rimwe ku munsi. Ubundi Ndimbati ubu ngubu ibyo gukina filime asigaye abivanga n'ubunyamakuru, dore yuko asigaye afite YouTube channel ye yitwa Ndibati TV. Atumira abasitari bagiye batandukanye bagakorana ibiganiro. Ese ibintu Ndimbati yaba ari kwerekezamo byaba bifite icyanga cy'amafaranga? Dore ko na mugenzi we Patino nawe asigaye akora ibyo ngibyo, nawe yaje gufunguza YouTube channel ye acishaho ibiganiro. Ese aba bakinnyi ba filimi ni iyihe mpamvu ituma berekeza mu biganiro? Ese niho haba hari icyanga cy'amafaranga? Reka twigarukire kuri Ndibati. Ubundi story ya Ndibati yo kugira ngo yambare ikanzu yiratangaje cyane, dore ko umunsi umwe yigeze kwambara ikanzu ndetse agashyiraho na make-up. Ubundi nta kindi cyabiteye gati ni umugore we Margarita, aho ngaho ni muri Papa Sava nyine. Ati yagiye kwa muganga kwipimisha impyiko, undi yamuhereza agacupa agomba kunyaramo. Ako gacupa gacyura iwabo, ageze iwabo mu rugo anyaramo inkari. Amaze kuzishyiramo agacupa gashyira neza neza iruhande rw'igitanda. Maze umugore we Margarita mu gitondo ari gukora amasuku, ka gacupa yaragakomye kikubita hasi, inkari zirameneka. Zimaje kumeneka yahise agira ubwoba bw'umugabo we Ndibati. Yaravuze ati iki kigabo kigira amahane, nikiramuka kibimenye noneho kirampitana. Uwo mugore yahise afata umwanzuro wo gushyiramo inkari ze, anyaramo inkari ze aba arizo ashyira muri ka gacupa. Maze Ndibati aba arakabatuye mu gitondo arirukanse no kwa muganga. Akigera kwa muganga baramubwira turarwaye cyane, ahubwo uratangaje ufite n'ibibazo bikomeye cyane. Ati turi kubona ufite inda. Ati inda n'imvutsi. Nyamara icyo gihe umugore we Margarita yari afite inda, bapimye za nkari babona katwite. Icyo gihe kwa muganga bahise babwira Ndibati ati tangira wite ku mwana ugiye kwibaruka. Nguko ukuntu byagenze kugira ngo Ndibati umubone yambaye ikanzu ndetse n'ijipo. Ndibati kuri we avuga yuko ari abantu benshi bamututse, cyane cyane muri komenti babonye yambaye irakanzu ndetse n'ijipo. Baravuze ati noneho cya kigabo cyasaze, ibintu gikora ntikibizi. Nyamara Ndibati kuri we ibi ngibi nta kibazo bimutwaye. Ati wamutuka utamutuka ikizima nuko bimutunze. Ndibati ikintu cya mbere cyamushimishije muri sinema ni ukubera akunda gutumirwa ahantu henshi agiye atandukanye, kandi kuri we sinema iyo atayikina ubu ngubu ntago azi ukuntu aba ameze. Mbese ibintu bye byose abikesha sinema. Ndibati turi kubabwira twaje kubabwira yuko yarwanye urugamba rwo kubohora igihugu. Kandi Ndibati sibye gusa, mu minsi ishize hagaragaye umukobwa uvuga ko ari se. Uwo mukobwa yasaga neza na Ndibati, ariko ibyo birasanzwe kuba abantu basa. Uwo mwana w'umukobwa yavuze yuko mama we yapfuye. Ati mama we yaramubwiye kera cyane akiri umwana mutoya, ati papa wawe ni Ndibati. Umwana yaraje atigisa imbuga nkoranyambaga, ibintu birakomera. Maze Ndibati abantu bamushishikariza kujya kwita ku mwana we. Naho Ndibati aho kugira ngo ajye kumwitaho, ahubwo yagiye kwitabaza RIB. Ubu ngubu uwo mwana w'umukobwa byaje kurangira avuze yuko ari prank yari yateguye. Ati ndabizi neza ko Ndibati atari papa. Rimwe ahurira mu kiganiro kimwe na Ndibati, maze arapfukama asaba imbabazi Ndibati. Aramubwira ati ikintu nashakaga ni ukugira ngo mpure nawe. Ati guhura nawe ni ikintu gishimishije cyane. Maze Ndibati yanga kubyumva.
ndetse amwima n'imbabazi. Icyo gihe Ndibati yaje gutangaza yuko ibintu byafungisha umuntu imyaka myinshi nta muntu uba ugomba kubikinamo, dore ko Ndibati turi kubabwira yamaze amezi 7 afungiye muri gereza y'Amageragere. Icyo gihe nta kindi yaziraga kitari ibintu nk'ibi ngibi. Byaje kurangira abaye umwere, arangije ararekurwa. Icyo gihe agifungurwa yashimiye Abanyarwanda. Impamvu nta yindi ni uko bafashe ikibazo cye bagagihindura icyabo, biza no kurangira arekuwe. Uwo ngo twababwiraga ni Uwihoreye Jean Bosco wamamaye nka Ndibati. Usibye kuba ari Ndibati ni na Theo bitewe na filime waba umuzimo. Wowe icyo nakwisabira ni ugukora subscribe niba utarakora subscribe, nawe wamaze gukora subscribe ndagushimiye. Naho utaha ndabashimiye.